Ubwicanyi bumaze kuba bwinshi mu isi, kurogana, kugambanirana n'ibindi byaha byinshi bitandukanye nko kubeshyerana n'ibindi byinshi cyane. Abantu twabaye babi, abantu twahindutse nk'inyamaswa, abantu twahindutse ikindi kintu tutasobanura, abantu twahindutse abantu babi cyane. Ibi ngibi twabikemura dute? Ni ikibazo gihangayikishije isi. Intambara zabaye nyinshi, ibihugu bimwe na bimwe byicara birwana umunsi ku munsi, isaha ku yindi. Ni ikibazo kimaze guhangayikisha isi, ni ikibazo giteje impungenge muri iyi si Imana yiremeye. Abantu twaremwe neza, Imana yaturemye izi neza ko turi abantu bazagira umumaro, bazagira icyo bakora cyiza, ariko ubwenge yaduhaye cyangwa se ubumenyi yaduhaye cyangwa se imbaraga yaduhaye dusigaye tubikoresha nabi, tubikoresha ibintu bidakwiye. Dusigaye dusuzugura Imana tukarenza, dusigaye dusuzugura Imana tukarenza urugero, ku buryo nayo ubwayo yageze igihe cyo kuba yarakara. Tuzi mu bihe bya kera ko Imana yarimbuye isi ikoresheje amazi, irongera irimbura isi ikoresheje umuriro. None se nigaruka kurimbura isi, none izakoresha iki? Nicyo wagakwiye kwibaza, kuko ibyaha bimaze kwiyongera, bimaze kuba byinshi mu isi. Ibyaha bimaze kuba ndengakamere. Kari uko twagize amahirwe, Imana ikaba inyampuhwe, igatanga impuhwe kuri buri wese. Ubu buri wese aba akiri kuri iyi si. Nicyo wagakwiye kwibaza. Iyi si si yacu, muri iyi si turi abacumbitsi, muri iyi si turi abagenzi, muri iyi si turi abantu bahavukiye kandi bazongera bakahava. Ariko tuzi ko kuva muri ubu buzima hari ubundi buzima tuzinjiramo. Ese koko uratekereza ko uzajya mu ijuru nta byiza ukora? Icyo ni ikibazo wagakwiye kwibaza. Uratekereza ko ibintu bibi ukora ari byo bizakujyana mu ijuru? Uratekereza ko kutihana ari cyo gisubizo kuri wowe? Gukomeza gukora ibibi ari cyo gisubizo kuri wowe? Abantu tumaze kuba babi, tumaze kurenga, tumaze kurengerera, turarengereye cyane. Uyu ni umwanya mwiza wo kwihana, ukaba wahinduka, kongera ukaba umuntu w'agaciro mu buzima, kongera ukaba umuntu Imana yifuza. Ndagushuje wowe turi kubana muri aka kanya muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe byaba byiza uyikanze, niba utarakanda like nayo ukayikanda, ukandika na comment, warangiza ugakora na share kuri bagenzi bawe. Ni iby'agaciro gakomeye cyane. Ese ikibazo kimwe, iyi si wowe iyo uyitegereje ubona imeze ite? Uyu ni umwanya mwiza wo kuba wakandika comment uvuga uko ubona iyi si, wowe uko uyibona. Abenshi bateza intambara z'urudaca, cyane cyane ibihugu bitandukanye, ugasanga bimwe biri kwihenza ibindi, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Hari ibyaha byinshi byadutse, iterabwoba, gukora ibintu bitemewe nk'ubutinganyi, gukoresha abantu ibintu bidafite gahunda, bidafite agaciro, bibabaje Imana cyane. Ese koko iyi si ko yari nziza, ni gute abantu twashatse kuyigira mbi tukarengerera? Ni ikintu dukwiye kwibaza ubwacu. Ese wowe muri aka kanya ntiwatekereza guhindura isi? Byandike muri comment uvuga uko ubyumva n'uko ushobora kuba wayihindura. Iyi si yo uko tugenda tugera mu bindi bihe, niko nayo igenda irushaho kuba mbi aho kugira ngo ibe nziza. Ni gute se tuzahinduka koko? Ni gute tuzahindura iyi si kongera ikaba nk'uko yaremwe ari nziza? Iyi si ko yaremwe ari nziza, abantu bakaba barayihinduye mbi cyane. Ubu amaherezo azaba yahe? Tumaze kuba babi, dusigaye tubabaza Imana birenze, ku buryo nayo ubwayo yitegereza isi ikabona
ibyo yaremye nibyo bitangiye kuyihindura bibi. Kubera iki inyoni zitonda? Kubera iki ibi inyamaswa zitonda ariko abantu akaba ari twebwe babi? Abantu nitwe twabaye inyamaswa. Ibiremwa bindi biritonda, usanga ibindi biremwa bisabana, byitonda, bifashanya, ariko abantu bo twabaye babi turarenza. Umugenzi wawe ashobora kuba urara ufite ibyo kurya uri no kubimena ukamwima. Umugenzi wawe ushobora kumuroga, kumugirira nabi, kumuhemukira ngo ni uko hari icyo akurusha. Umugenzi wawe ushobora kuba wamugambanira ngo ni ukugira ngo bamugirire nabi. Ubu mugenzi wawe ushobora kuba wamukorera ibindi bintu bibi byamugiraho ingaruka mbi ngo ni uko hari icyo akurusha. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ese wowe ubona ibintu byakemuka gute? Ukwiye kubyandika muri komenti niba hari uko ubibona. Dufashanye duhindure iyi si, nicyo cy'ingirakamaro kurusha uko twayireka igakomeza ikaba mbi. Buriya icya mbere ni isengesho. Mwa bantu mwe mujye musenga. Abantu twarahindutse, ntabwo tugisenga. Iby'isi byaradutwaye bitwibagiza iby'ijuru. Mujye musenga, dufashanye dusengere iyi si, turebe nibura ko mu gihe kiri imbere yazongera ikaba nziza nk'iyi Imana yifuza. Nubwo itaba nziza 100%, ariko nibura tukagira ibyo duhindura byinshi. None se ko abantu basigaye bagenda mu muhanda bambaye ubusa, badatekereza ko hari uri kubareba, urumva atari ikibazo gikomeye cyane? Ni ikintu twagakwiye gukemura dufatanije. Umuntu umwe ntabwo yagikemura ngo agishobore. Ibaze ikigero tugeramo ugasanga ibyaha byose biri kubera ku mugaragaro. Si ikibazo, ni ikibazo umuntu yagakwiye gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo abashe kuba yagikemura. N'abantu mwe mwumve ko ibyo Imana ishaka ari ibiyihesha icyubahiro. Abantu twagiye gukorera Sekibi turarenza. Kubera iki dukorera Sekibi kandi tuzi ko azatujyana habi, azadushira habi? Kandi ubu buzima bwo mu isi ntacyo bumaze. Hari igihe twiringira ibyo mu isi tukumva ko ibyo mu isi bizatugirira akamaro, ariko turibeshya cyane. Icyiza ni uko twaharanira iby'ijuru aho kwirirwa duharanira iby'isi bitazagera aho bitugeza, tukumva ko iby'ijuru ari byo byiza kurusha ibyo mu isi. Hari abari abakungu benshi mu isi, ariko ugasanga babuze ijuru. Kubera iki? Ubukungu barabugize ariko ntabwo bamenye kubukoresha neza. Bumva ko babukoresha baha Imana icyubahiro, cyangwa se bakora ibikorwa bishimishije nko gufasha bagenzi babo, nko gufasha abaturanyi babo, nko gufasha abakene n'abandi bose bafite ibibazo bitandukanye. Ahubwo ugasanga turi kubikoresha mu buryo butemewe, turi kubukoresha tugambanira abandi. Ugasanga umukire atanze miliyoni ngo bice undi, ugasanga umukire agambaniye mugenzi we, ukumva ni ikibazo gikomeye cyane. Iyi si yacu reka dufatanye tugerageze kuba twayihindura uko Imana yayiremye ari nziza. Tugerageze kongera kuyigira nziza aho kugira ngo ikomeze ibe mbi iteye ikimwaro. Imana yibaza impamvu yayiremye. Reka twubahe Imana, twumve ko Imana ari byose. Iyi si yacu twongere tuyihindure nziza, tugerageze dusenge cyane, dukore ibyiza Imana ishaka, kandi twumve ko Imana ari yo gaciro mu buzima bwacu. Twumve ko ari Imana dukwiye kubaha, twumve ko ari yo iduha buri kimwe, maze urebe ngo iyi si yacu irongera ihinduke uko tuyifuza. Ndagushimiye rero wowe wabashije kuntega amatwi muri aka kanya. Andika
komenti uvuga uko iyi si wowe uyibona n'icyo twahinduraho. Ntiwibagirwe gukanda like, ngo niba utarakanda subscribe yikande kandi ukore na share kuri bagenzi bawe. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kandi turabakunda, tubahoza ku mutima. Mukomeze kugira ibihe byiza.